arandika, data aracyandika. Yitegereje aho asanga hari intama ye yazimiye. Aravuga ngo iyi ntama si yo gupfa niyo gukira. Ndamushimira ko iyo tumugeze imbere turakira, ntabwo dupfa. Igihe cyaraduhize ngo dupfe ntitwapfa, igihe gishaka kudukenyura ntitwakenyuka. Imana iduhagararaho, itubitse ijambo ry'umwuzuro. turavuga Kristo wapfuye akazuka. Rade bevo pene sarege dosta to bevo pere de negie do beresta enegie do be vo bere do dasarage dos. Imana iratwuzuza, iradusiga, irareba muri izo ntama iragije. Aravuga, yandika hasi aravuga ngo intama zanjye ziranze kandi nanjye ndazizi. Nta uzazifufunura mu kuboko kwa data, kuko data wazimpaye aruta byose. Noneho nta n'uzazivana mu kuboko kwanjye, kuko jye na data turi umwe. Reka nkubwire, turi umwe na data muri Kristo Yesu, turi umwe, turerareshya. Yesu we, umuntu Imana yishimiye umuntu Imana yishimiye uramuhobera, ukumva hari ibineza neza by'umwuka wera, ukumva hari amavuta, ukumva hari ubundi buzima wakiriye. Iyo uhobeye Yesu Kristo, umva muri Kristo. Iyi ntama rero niyo Yesu yaje gushaka. Ata 90 garabaswa, ariko nikoresha baswa. Niyo mpamvu Imana ibanza gutanga ubwenge, gusabiye ubwenge bw'Imana mu izina rya Yesu. Imana iguha ubwenge bw'Imana. Imana yicaye ku ntebe ahera, iguha ubwenge bw'Imana. Iyo ufite ubwenge bw'Imana usobanurira inzozi Farawo zikagukura muri gereza. Iyo ufite ubwenge bw'Imana ureba ibyanditse inyuma y'igikuta, uri imbere y'igikuta. Iyo ufite ubwenge bw'Imana ujya kurya agatoki karimo acide sulfurique bakagasubizayo. Iyo ufite ubwenge bw'Imana ntabwo derira kunogoramo amaso. Iyo ufite ubwenge bw'Imana wakira ubutabazi buturutse ahera w'urusengero. Iyo ufite ubwenge bw'Imana, Imana igushyira mu kirere cy'abakomeye. Kubera iki? Imana ntabwo ishobora kuguha umugisha uruta ubwenge, ntabwo ishobora kuguha umugisha. Donc ubwenge bwawe, igeno ryawe n'umugisha wawe niwe Imana ikugenera, kuko Imana ntigo ishobora gukora ikosa ryo kuguha umugisha wo kunyanyagiza. Amen. 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 Oh haleluya. Amen. Imana irakugere iguha umugisha ariko ikurikije ubwenge ufite. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuguha miliyoni 100 zo kujya kurangura mu Bushinwa nawe ubwawe utaritoza kuba icyo uzabacu. Itoze kuba icyo uzabacu hakiri kare kugira ngo utazakigeramo kikagucanga. Niba Imana ikubwiye imodoka, jya kwigira perimi. Niba ikubwiye yuko uzakora ubukwe, genda ushakisha ukuntu utangire witoze gutambuka nk'abageni. Niba Imana ikubwiye yuko ikubakiye urugo, tangira urebe iz'abandi uko zigiye zimeze, wubake kandi wubake rukomere. Ndashimira data ko hari ibintu ajya ashyiraho iherezo. Yesu arakomeza arandika, asanga rero muri abo basaza harimo abahanuzi b'ibinyoma bamuhagaze imbere, ahita abandikira. Arandika aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, nyamara imbere ari amasega aryana. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Aravuga ngo nta usoramo muzabibu ku mugenge, avoka ntabwo iva kwicunga. Arangije arababwira ngo nimwumve, umuntu wese mu mahanga yose umbwira ngo mwami mwami, uwo si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Arababwira ngo umunyabwenge nuwumva amagambo yanjye yarangiza akayakomeza akayandika ku nkingi y'umutima. Aravuga ngo uwo yubatse inzu ye ku rutare, imivu iratemba, imiyaga irakubita, inkuba zirakubita, ariko inzu ye kuko iri ku rutare, iyo nzu ntiyagwa, ngo ari ku mupfapfa. Haleluya. Afata ya nzu aragenda ayishyira ku mucanga, kandi iyo nzu iri ku mucanga haratembamo n'amazi, inkuba zirakubita, imiyaga irahuha, ngo ariko ya nzu ngo iragwa, ngo kandi kugwa kuba kunini cyane.
Yesu arakomeza arandika n'ubu aracyandika, arandika, data aracyandika. Yitegereje aho asanga hari intama ye yazimiye, aravuga ngo iyi ntama si yo gupfa niyo gukira. Ndamushimira ko iyo tumugeze imbere turakira, ntabwo dupfa. Igihe cyaraduhize ngo dupfe ntitwapfa, igihe gishaka kudukenyura ntitwakenyuka. Imana iduhagararaho, itubitse ijambo ry'umwuzuro. Turavuga Kristo wapfuye akazuka. Rade bevo pene sarege dosta to bevo pere de negie do bere sta enegie do be vo bere do da sarage dos. Imana iratwuzuza, iradusiga, irareba muri izo ntama iragije. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bakunzi b'Imana Irahari TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mubibona rero, uyu munsi twongeye gutumira umukozi w'Imana kubw'ibihe byiza twagiranye, ntabwo twari kubura kongera kumuhamagara. Bityo rero turabinginze kugira ngo uwaba udukurikiye ababaye ari mu bibazo bitandukanye ahumure. Yesu ni umwami w'abami ibihe byose kandi atubereye maso, ntazadusiga ntazaduhana, niko ijambo ryayo rivuga. Nkuko mubibona rero, imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana usizwe amavuta cyane, uzwi nka Mbeba y'Inzungu. Mbeba y'Inzungu, turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze. Ramutsa abakunzi bacu. Ndabashuhuje inshuti n'Imana Irahari TV. Y'amahoro ibaha umugisha, kandi nanjye nongeye kwishimira kuba hano uyu munsi, kandi ndizera ko turi bugirane ibihe byiza. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, turi bugirane ibihe byiza. Reka mbere yo kugira ngo utambutse message Imana iguhaye, tugusabe kugira ngo banze usenge, ahasigaye ujye mbere uvuga icyo Imana igutumye. Karibu n'isengesho. Nanone data wa twese, turagushimiye data ko wagendanye natwe. Data warebye imisozi yose twanyuzeho, ureba ibikombe twanyuzemo, aho hose wagendanye natwe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko warinze ubugingo bwacu, kandi turagushimiye ko warinze ubugingo bw'abera tugiye kubana muri iki kiganiro, muri ubu butumwa. Uwera wa Isiraheli utange data ihumure, kandi buri muntu wese yongere kwakira ubuzima bwawe muri we. Kandi data utangirane natwe kandi usozanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Ngira ngo ubwo duheruka ubushize twari twavuze yuko tuzaganira ku ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana ko nabonye inshuti z'umumaro hano kuri uru rubuga, kandi by'umwihariko abambaye hafi n'abo tukiri kumwe, mwese Imana ikomeze ibampere umugisha. Nihuse rero mbazaniye ijambo rivuga ngo yanditse iki. Ni icyigisho Yesu ampaye, kandi ni ijambo rikomeye. Ni Yesu uje kukwandikira, kandi agiye kukwandikira nonaha muri iri vugabutumwa ampaye. Ni ijambo turi busange hano mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere
tugeze ku murongo wawo wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugore wafashwe asambana. Ku murongo wawo wa mbere, Yesu ajya ku musozi wa Erayoni, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza nk'ari aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Mbariza umuntu ukwegereye ngo Yesu yanditse iki hasi? Ni iki Yesu yanditse hasi? Data wera, ugendane natwe muri iri jambo. Ku murongo wawo wa 7, bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Ku murongo wa 8, yongera kunama yandika hasi. Ongera umbariza umuntu ukwegereye ngo Yesu yanditse iki hasi? Nabo ku murongo wa 8, ku murongo wa 9, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga bari hehe? Ntawe uguciriye witeka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Amen. Dushimiye Imana y'amahoro idutije uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iri jambo ryayo. Yesu yasengaga nibature, kandi yasengaga nibature uko bukeye nuko bwije. Amen. Nta sengesho Kristo yajyaga asibamo mu rusengero. Ndashaka kukubwira ko Yesu yemeye agafata ibihe byose kugeza igihe yabanye natwe mu rusengero. Aha rero Bibiliya itubwiye ko yari yazindutse avuye ku musozi, yari yarayasenga. Ndashinganisha abanyabutayu, Imana ibampera imbaraga, ibampere n'amavuta. Yaraye mu butayu asenga, hanyuma azindukira muri nibature, ngo agere aha muri nibature. Rero amateraniro arimbanyije abasenga nibature, murabizi. Yesu agiye kubona, abona bazanye umudamu, ngo uwo mudamu bari bamufashe yasambanye. Mu kumufata yasambanye, Yesu we nta kindi kintu yakoze. Yarabanje yandikisha urutoki hasi. Ongera umbariza umuntu ukwegereye ngo ubundi Yesu yanditse iki hasi? Yesu yanditse iki? Haleluya. Inyandiko ya Yesu iratangaje cyane. Yesu acyandika, yaranditse yandika Zaburi igice cya mbere ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana Rabini Stabe Vope akaba ariyo yishimira, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uyu muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Ngo uyu muntu ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza, ngo kandi naho amapfa yatera ntabwo iki giti kizuma, kuko gishoreye imizi yacyo hehe? Mu mazi. Bibiliya irambwira ngo ababi ntibamera batyo, bahwana n'umurama utumurwa. Ngo abakiranutsi bazatsinda, ngo ariko abakiranirwa bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Nyemerera wumve iyi nyandiko Yesu yagiye yandika hasi hano. Yesu yitegereje mu bari bagose aho hantu, ngo asanga harimo abantu bafite kwiganyira, ahita kubita kwiganyira hasi. Agikubita kwiganyira hasi ngo basome, basanga haranditse, ntibukiganyira ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzaba hehe, ngo kuko ibyo ngibyo n'abapagani barabishaka. Ngo mbese ye nimwitegereze, hari inyoni ziri kuguruka mu kirere, ngo ndababwiza ukuri ziriya Data arazigaburira zikarya zigahaga, kandi nta hantu zibiba. Arababwira ngo nimwitegereze uburabyo bwo mu gasozi. Ndababwiza ukuri ko Salomo mu kubaho kwe
atigeze arimba nka kamwe muri turiya turabyo ngo none yambike uburabyo yarangiza ikagaburira inyoni, mwebwe ibyanyu bizayinanira gute? Oh, haleluya, 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 haleluya. Ngo arababwira ngo ahubwo nimwumva ahantu byapfiriye, mwebwe mubanze mushake ubwami bw'Imana, kabiri mushake gukiranuka kwayo, gatatu ibindi byose bizaza bibakurikiye. Icyo cyiciro cy'abantu rero bahora bifuza ngo kita gisohoka mu rusengero kirabasiga. Yego. Yesu bakomeza kumubaza, yitegereje asanga hari abantu bari mu nzira eshatu ariko batigeze basobanukirwa n'inzira bagiyemo iyo ari yo. Inzira ya mbere yari yarahanuwe na Yesaya, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyi nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ngo ahubwo iyo nzira izaba iy'ababandi, ngo kandi abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo iyi nzira bazayiyoba. Yesu aje arababwira ngo nige nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe uzakandagirayo atari jyewe umujyanye. Arangije Yakobo arandika aravuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze. Yesu agikubita inzira hasi ngo abari baje baturutse mu bindi byerekezo by'abapfumu, abari baturutse kwa Mwamini, abari baturutse kwa ngo basanga iyo nzira aho ngaho ngo irabarega. Abaje baturutse muri abo barangi za shwekuru zo mu misozi, ngo aho ngaho Yesu bamusize aho ngaho. Icyo cyiciro cy'ubudehe nacyo kiba kirasohotse, ariko nubwo basohoka hari abandi binjira, nubwo basohoka hari Imana ikomeza gutanga ihumure. Data wera ndagushimiye. Baramubwira ngo Yesu, uyu mugore tumufashe yasambanye, kandi mu mategeko Mose yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, wowe urabivugaho iki? Ngo yandika hasi. Arandika. Yesu ari kubandikira. Uwiteka we, ninde uzahagarara mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we, atagirira nabi bagenzi be, atabeshyeshya ururimi rwe, ngo kandi adasheshenga abaturanyi be. Uyu muntu Yesu arakomeza arandika, abo yandikira basohoka basohoka basohoka. Yesu yitegereje mu bamugose asanga hari abantu badafite kwizera. Yesu yandika kwizera hasi. Abaroma 5:1. Pawulo yaravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, haleluya, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kugira ngo tugire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kwihangana bigatera kunesha, uko kunesha bikadutera ibyiringiro. Haravuga ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Pawulo arongera aravuga ngo abayoborwa n'uwo mwuka w'Imana abo bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka w'imbaraga. Mwakira umwuka w'imbaraga mu izina rya Yesu. Akira umwuka w'imbaraga. Iyo ufite umwuka w'imbaraga, umwuka wera ugushoboza ibyakunaniye, ugushoboza ibyakunaniye, ukunyuza aho utanyuraga, ukwicaza aho uticaraga. Yore bevo pere sharde do bevosta. Iyo ufite umwuka wera uca inzira, wishakira inzira, Imana ikishakira igitambo. Iyo ufite umwuka wera wonyine niwe uzakuvana kuri ubu butaka ukazamura mu ijuru. Turashimira Data. Haleluya. Amen. Yesu arandika basohoka. Haza gusigaramo rero abasaza. Hari abantu bamaze igihe kinini muri uyu murimo. Hari abantu babwirije igihe kinini muri uyu murimo. Hari abantu bahanuye igihe kinini muri uyu murimo. Imvi zabaye uruyenzi. Ariko na n'ubu ntabwo barasobanukirwa inyandiko ya Yesu yandika hasi. Muvandimwe, kugira ngo umenye iyi nyandiko Yesu yandika hasi, hari ibintu bitatu usabwa. Icya mbere ni ukubanza wowe ukirekura, ukagira ibintu ureka, kuko hari andi maboko abagukururira mu buzima bw'isi, kandi isi iteka idukurura itujyana Gehenomu.
nta cyiza isi twifuriza n'isi y'ubusambanyi n'isi y'ubujura n'isi y'amashyari n'isi y'inzangano ni aho ngaho. rero ugomba kurekura ibyo ngibyo ufite, kuko imana ntabwo ireba imyaka umaze mu gakiza. umwana wavutse uyu munsi, wabatijwe uyu munsi, yajya mu ijuru ugasigara. wowe wasenze za kanyarira ugasenga za kizabonwa, tukararana samatare, ijuru ukaribona. naje gusanga hari ukuntu imana itanga amahirwe ya kabiri. Haleluya, amen. hari ukuntu imana itanga amahirwe ya kabiri, kandi ayo mahirwe ya kabiri imana yatanga itarebeye ku gisekuruza wowe ukomokamo, kuko imana igiye kwita kuri kavukire yacu. irambwira ngo twese twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ariko imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iduhindura abazima na Kristo Yesu. Kristo araza mu buzima bwacu arabuhindura. ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kubanza ukareka, ukajugunya. kabiri ugahinduka, icya gatatu ugahindukira. iyo uhindukiye, imana inyandiko yandika ubasha kuyisoma, ariko iyo itarahinduka inyandiko ya Yesu irakuremerera, kuko n'ururimi ruturuka mu ijuru. kandi mu ijuru, reka mbabwire, imana ihamagara abaswa ariko ntikoresha abaswa. niyo mpamvu imana ibanza gutanga ubwenge. gusabiye ubwenge bw'imana mu izina rya Yesu. imana iguha ubwenge bw'imana. imana yicaye ku ntebe ahera iguha ubwenge bw'imana. iyo ufite ubwenge bw'imana usobanurira inzozi Farawo zikagukura muri gereza. iyo ufite ubwenge bw'imana ureba ibyanditse inyuma y'igikuta uri imbere y'igikuta. iyo ufite ubwenge bw'imana ujya kurya agatoki karimo aside sirifurike bakagasubizayo. iyo ufite ubwenge bw'imana ntabwo derira kunogoramo amaso. iyo ufite ubwenge bw'imana wakira ubutabazi buturutse ahera h'urusengero. iyo ufite ubwenge bw'imana, imana igushyira mu kirere cy'abakomeye. kubera iki? imana ntabwo ishobora kuguha umugisha uruta ubwenge, ntabwo ishobora kuguha umugisha. ubwenge bwawe, igeno ryawe n'umugisha wawe niwe imana ikugenera, kuko imana ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kuguha umugisha wo kunyanyagiza. amen, 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 amen. oh haleluya. Amen. imana irakugere iguha umugisha ariko ikurikije ubwenge ufite. ntabwo imana ishobora gukora ikosa ryo kuguha miliyoni 100 zo kujya kurangura mu Bushinwa nawe ubwawe utaritoza kuba icyo uzaba cyo. itoze kuba icyo uzaba cyo hakiri kare, kugira ngo utazakigeramo kikagucanga. niba imana ikubwiye imodoka, jya kwigira perimi. niba ikubwiye yuko uzakora ubukwe, genda ushakisha ukuntu utangire witoze gutambuka nk'abageni. niba imana ikubwiye yuko ikubakiye urugo, tangira urebe iz'abandi uko zigiye zimeze, wubake kandi wubake rukomere. ndashimira data ko hari ibintu ajya ashyiraho iherezo. Yesu arakomeza arandika, asanga rero muri abo basaza harimo abahanuzi b'ibinyoma bamuhagaze imbere, ahita abandikira. arandika aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, nyamara imbere ari amasega aryana. aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. aravuga ngo ntawe usoramo umuzabibu ku mugenge, avoka ntabwo iva ku icunga. arangije arababwira ngo nimwumve, umuntu wese mu mahanga yose umbwira ngo mwami mwami, uwo si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. arababwira ngo umunyabwenge n'uwumva amagambo yanjye yarangiza akayakomeza akayandika ku nkingi y'umutima. aravuga ngo uwo yubatse inzu ye ku rutare, imivu iratemba, imiyaga irakubita, inkuba zirakubita, ariko inzu ye kuko iri ku rutare, iyo nzu ntiyagwa, iyo nzu ntiyagwa. ngo ari ku mupfapfa, Haleluya. afata ya nzu aragenda ayishyira ku mucanga. kandi iyo nzu iri ku mucanga, haratembamo n'amazi, inkuba zirakubita, imiyaga irahuha. ngo ariko ya nzu ngo iragwa, ngo kandi kugwa kuba kunini cyane. Yesu arakomeza arandika n'ubu aracyandika. arandika, data aracyandika. yitegereje aho
asanga hari intama ye yazimiye, aravuga ngo iyi ntama si yo gupfa niyo gukira. Ndamushimira ko iyo tumugeze imbere turakira, ntabwo dupfa. Igihe cyaraduhize ngo dupfe ntitwapfa, igihe gishaka kudukenyura ntitwakenyuka. Imana iduhagararaho, itubitse ijambo ry'umwuzuro. turavuga Kristo wapfuye akazuka. Rade bevo pene sarege dosta to bevo pere de negie do beresta enegie do be vo bere do dasarage dos. Imana iratwuzuza, iradusiga, irareba muri izo ntama iragije. Aravuga, arandika hasi aravuga ngo intama zanjye ziranze kandi nanjye ndazizi. Nta uzazivuvunura mu kuboko kwa data, kuko data wazimpaye aruta byose. Noneho nta n'uzazivana mu kuboko kwanjye, kuko jye na data turi umwe. Reka nkubwire, turi umwe na data muri Kristo Yesu, turi umwe, turerareshya. Yesu we umuntu Imana yishimiye, umuntu Imana yishimiye uramuhobera, ukumva hari ibinezaneza by'umwuka wera, ukumva hari amavuta, ukumva hari ubundi buzima wakiriye. Iyo uhobeye Yesu Kristo, umva muri Kristo. Iyi ntama rero niyo Yesu yaje gushaka, ata 99 akurikirana ya ntama imwe yari yararongose. Iragenda igiriyo, ijya za Nyamirambo, yindi yikubita za hehe. Ariko umugambi w'Imana burya mwari mwajyanye, umugambi w'Imana muri Amerika mwajyanyeyo, umugambi w'Imana mu Burusiya mwajyanyeyo, umugambi w'Imana Bujumbura muri kumwe, umugambi w'Imana Bugande muri kumwe, umugambi w'Imana Kigali turi kumwe, Kigali turayizenguruka, Kigali turi kumwe n'umugambi w'Imana. Uwo mugambi urongera ugusanga uri, ijambo rikugeraho rirakubwira ngo uyu munsi nsanze wigaragura mu ivata. Uyu munsi ndakwitegereje mbona uri amagufa, ukeneye utuzi. Uyu munsi ndakwitegereje mbona ukeneye umwuka. Ndakureba ndavuga ngo uyu munsi wikorera uburiri bwawe ugende. Ndakureba ndavuga ngo uyu munsi kubw'umugambi wanjye nguhaye amahirwe ya kabiri yo gukira, nguhaye amahirwe ya kabiri yo kwakira imbabazi zanjye, nguhaye amahirwe ya kabiri yo kubona ibyo wari waratakaje mu gihe cyashize. Igihe kirimo ibihe bitatu. Hari igihe cyashize, hari iki gihe turimo, hari n'igihe kizaza. Mu gihe cyashize Imana yagendanye natwe. Haleluya, amen. Iki gihe turimo Yesu Kristo turi kumwe. Mu gihe kizaza tuzakomeza tugendane n'umwuka wera. Umva ahangaha, iyo ubereye maso igihe cyawe, Imana iguha amahirwe ya kabiri. Iri jambo muryumve. Yego. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Iyo ubereye maso igihe cyawe, Imana iguha amahirwe ya kabiri yo kubona ibyo wari waratakaje mu gihe cyashize. Iyo ubereye maso igihe cyawe, Imana iguha amahirwe ya kabiri yo kubona ibyo wari waratakaje mu gihe cyashize. Mu mahirwe ya kabiri tubona ibintu bibiri. Mu mahirwe ya kabiri dusenga nk'abazapfa ejo, icya kabiri tugatekereza nk'abazabaho igihe kirekire. Dusenga nk'abazapfa ejo kubera iki? Icya mbere, iminsi yose ikwiranye n'ibibi byayo. Icya kabiri, uyu munsi ntiwiyumva ijwi ryayo, ntiwinangire umutima. Icya gatatu, Bibiliya yarambwiye ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete abo nibo bazambona. Icya kane, umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Rabini stabe bopere gedosa. Oh haleluya. Ikindi, muri uyu mugambi, muri aya mahirwe, ukwiriye gusenga, kandi ugasenga utekereza nk'uzabaho igihe kirekire. Dutekereza nk'abazabaho igihe kirekire kubera yuko Imana yavuganye natwe iduhereza igihekane cyitwa nza.
mu mazi twagendanye n'Imana turabibona, mu muriro twagendanye n'Imana turabibona, ubutayu twabuvuyemo kubera Imana turabibona. Naha twicaye na n'iyi saha turacyafite igihekane cyitwa Nzayimana. Iyo ufite Nzayimana ni nzayo mu bugingo, ni ukuva ku isi ujya mu ijuru. Dutekereza nk'abazabaho igihe kirekire kuko twamaze kumenya ko hano ku isi turacumbitse kandi mu icumbi nta mahoro umupangayi agira, kuko ahora atekereza isaha bazaza gutwarira amafaranga y'inzu. Turashimira data wa twese wagiye kugenda ntadusige nk'ipfubyi, arabanza adusigira ikintu cyitwa umwuka we, adusigira umwuka we. Mwuka wera uradutsinda, mwuka wera uratwemeza, umwuka wera atwara intagondwa zitumva. Irangije iravuga ngo mbasigiye umwuka wera. Yewe Petero akiwuzura nabo bari kumwe, arangije aravuga ngo bariya basinze barabanegura, ngo ariko Petero akiwuzura aravuga atoya ntabwo twasinze nk'uko mubitekereza, kuko yari uyu ni umunsi wa kangahe? Ahubwo ibi mureba byavuzwe n'umuhanuzi yowe ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abakobwa banyu bazarota, abasore bahanuwe, abasaza bagereyo, ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka uwo azakizwa. Dutekereza nk'abazabaho igihe kirekire, kuko gakondo yacu ntabwo ari hano ku isi, si hano ku isi. Itorero ry'Imana riracyari hano, ariko Uwiteka aje kurijyana, kandi natujyana. Reka mbabwire rero, mu bazasigara mu mujyi wa Kigali simbamo, ntibibaho. Mu bazasigara ku butaka bw'i Nyarugenge simbamo. Mu bantu Imana ihamagaye, mu bantu Imana igiriye neza, mu bantu Imana imbabazi zayo zigaragayeho ndimo. Nzajyayo, kandi umwana ujya iwabo ntakumirwa. Nzajyayo, matekereza yewe data, tuzajyayo, bizaba ari ibirori, kandi Imana izatwuzuza umwuka wera, tuzazamurwa mu gahe nk'ako guhumbya. Hari abantu tuzaba turi kumwe, turi muri korari. Mana ishimwe. Hari igihe tuzaba turi ahantu mu modoka muri KBS, abantu bari muri kiramujyanye ndombora ya soro, ariko umuntu ufite umwuka wera abaragiye shoferi najya kwishyuza buri muntu. Madamu wanjye naramubwiye nkunde, ariko amenye ko mu ijuru rero ni ukuguruka buri wese ukwe, amababa n'ay'umuntu ku giti cye. Byari byiza ko tuzajyana, nimusanga bizaba ari byiza, ariko nzaba namusize Indera, nanjye ndi mu mujyi, azamuke nanjye nzamuke, duhurire mu kirere cya karindwi. Haleluya! Nitugerayo hari ibintu Imana izakora. Yesu azabanza ubundi aduhanagura amarira isi yadukakaje, iradukakaza, abanza duhanagura, avuga ati bwoko bwanjye ni mwebwe dukore mu nkofu, twitegereze inkofu, turebe turebe umusibari bamuteye mu rubavu, niturangiza dukorema tubwira ati ni mjewe, atutema, abanza dutambagize, adutambagize mu nguni z'ijuru, atubwira ati dore Imana data. Njye narabwiye niki, dore ni ahangaha. Haleluya, amen. Turashimira Imana. Iyi nyandiko ya Yesu rero ni ndende, tuzongera tuyikore. Yego. Navuga ngo Uwiteka bampera umugisha, kandi Uwiteka bampera umugisha. Nanaboneraho ko basabira umugisha ni n'urubuga rwa YouTube channel Theogene, mukomeze mu musengero, kandi Imana imukomereza amaboko. Nawe kandi wari ukurikiye ubutumwa, wandike comment ushimira Imana, kandi inyandiko Imana ikwandikire mu buzima bwawe. Inyandiko abantu bagiye bakwandikira zidafite igisobanuro kirambye ku buzima bwawe, izo nyandiko zose mu izina rya Yesu Kristo nk'umuhanuzi, izo nyandiko Imana izitesheje agaciro. Imana iguhaye indi nyandiko nshya, kandi urasigarana n'Imana. Aho abantu bagutaye bose ugasigarana na Yesu. Yesu niwe wenyine uvuga ati mva, babandi bakuregaga bagiye, humura sigarana nanjye. Amen. Uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'inyandiko yawe umanuye. Iyi nyandiko yawe igenda igere mu makorari, igere mu bapasiteri, igere mu barevera, igere mu bashumba, igere ku mpera y'isi yose. Agakiza kawe gasakare kuri iyi nyandiko mu izina rya Yesu Kristo. Ubane natwe, umugisha wa buri muntu wese wari udukurikiranye none n'iteka ryose.
amen. umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kukugisha inama, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abashe kukubona. Nimero yanjye ya telefone ni 078 05 36 745. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane kubwo kubana natwe. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi nawe mukozi w'Imana, Imana iguhereza umugisha, igukomereza amaboko. Turararikira abantu ko tuzongera kugutumira ukagaruka ukatuganiriza Imana, cyane cyane ko uvuga Imana nta marangamutima, ukayivuga ukwiri. Bishatse kuvuga ngo ntabwo abantu bose bapfiriye gushira, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Bityo rero eka naye nsabira umugisha abadukurikiye badushyigikiye. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi ntimujye muhamagara mukeneye isengesho gusa, ahubwo mujye munahamagara, mujye munafata umwanya wo gusengera abakozi b'Imana dukunda gutumira, kuko Satani nayo ntago aba yicaye, abarwanya uko bwije nuko bukeye. Reka ngira nti amahoro y'Imana, amahoro atangwa n'Imana, ubuzima buzira umuze bubane namwe mwese mudukurikira, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza muri byose. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.